urumva icyo gihe nawe mfite umukobwa twakundanaga ari wo Brian wenda reka twakubitsimba yego nubwo yageze igihe akabyihakana ariko nge simurenganya ni kimwe nuko nanjye hari aho nzagera akagira undi uza akavuga nawe hari abo wihakana ubu nawe hari abo wihakanye uyu munsi wa none urumva nge sinamurenganya sinamubifinga so iki gihe nibwo nakoze ndende mwarakundanye byanyabyo buriya njya mbaho urugero nk'abani muramuzi 2020 ari mu mihanda we ku isimbi byabaga bimeze bite cya kuri yago yakuraga ibiganiro bimeze bite nta marira yabaga ari kurira kugira ngo abone izo support cyagira aho agera y'inzara 2019 baramuzi atangira ibyo biganiro nose ubwo ayo mafaranga nari mfite nako kazi nabonaga amafaranga urumva umukobwa ntari buterete icyo gihe yari kuba ameze ati Brian ubwo yivugiye ko nyine yari ukuntu yajyaga za hariya nyine ngo muri massage n'agasabuna bakajya guhuda tipu burya ahantu yacurangiye ukajyayo nyine nk'umushuti none se 2019 yaracurangaga yacurangaga heza kino gikombe kigeze kuri Turuwasi ubundi cyaguraga igitano kino gikombe cy'umweru kinusa yego ukakigura igitano ukagura n'ibishyimbo by'ijana n'irindazi rya desi gahuje na senyese kamara nk'amezi 2 cyangwa 3 ari byo biryo urya yego shabuzima burangaranga Nyabugogo muri gare yana dobandi marato buranarahakubitiwe Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi ahangaha kuri Huza 250 TV nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu we uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa hose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye inyuma ya kamera nibisanzwe ni Emikabaka naho kuri technique murabizi ko tuba tubana na Emilie umunsi ku wundi imbere ya kamera twatangiye content shyashya content ni mwebwe tuyizaniye ni mwebwe mugomba kuyakira kandi ibyo dukora tubikora ku bwanyu nubwo natwe ari ku bwacu ariko ni mwebwe dukorera kuko ni mwebwe bakiriya bimena tuba dufite uyu munsi twatangiye icyitwa urugendo rwanjye nifuje kurutangirana n'umuvandimwe bamwita ntago shaka kumuvuga kuko nta mugabo uvuga undi umugabo arivuga kuko cyane cyane ari n'umugabo ufite urugo wubatse ngiye kumuvuga namuvugaho byinshi kuko no muvandimwe ni inshuti y'akadosoka tubana keshi kuri no mihanda tuba twikaragana ahantu henshi cyane ariko ndagira ngo aze kwivuga kuko umugabo buriya arivuga ngo haye ikaze wafura akoze kumwe ikaze nese wagira ngo nguvuge mu mazina ari ukuntu ushatse gutangira byabitwaye ariko ukuntu ushatse gutangira ka introduction kawe numva hari ukuntu naza kubyica so nitwa MC Fabio umugabo utagicika intege ataragera ku cyo yifuza kugeraho inshuti y'abagore ariko muri no minsi nsigaye ndi inshuti ya Yesu kuko naje gusanga akantu k'inshuti y'abagore abantu ntago babyumva neza kubera iki babitwara ukundi kuntu bakagira ngo wenda kubona ari isi inshuti y'abagore nuko nkunda abagore cyane nuko mbirigwamo no ariko kuri inshuti n'abagore nuko ari bo bantu nagiye ngiriraho umugisha cyane kuva mu mikurire yanjye kuvuga ngo inshuti y'abagore ari nko kuvuga nyine nko kuba proud ya mama wawe murange nicyo kintu ahubwo ngemba muri rusange inshuti abagore muri rusange yego nabagize inshuti zanjye buri abagore ni bamwe mu bantu bashobora kugusengera umutuye icyifuzo cyo gusenga yagusengera isengesho rikagerayo byihuse yego umugore n'umuntu ushobora kubyera ikibazo cyawe akacyumva ni nabo bantu basapotinga burya aba YouTuber bo kuri imihanda benshi kugeza aho n'umugabo guha ku biceri biragoye kuko abagabo nta muhe nyinshi tugira ariko abagore bagira impuhwe nyinshi cyane kurusha abagore baremanywe muwe so rero njye nisi inshuti y'abagore kubera ko bimwe mu byo nagezeho cyangwa umwe mu mugisha nagezeho cyangwa no mu mikurire yanjye yego
nagiye nyura mu biganza by'abagore bangirira neza, numva rero nkuze ngomba kwita inshuti y'abagore. Ariko kwa ko muri ino minsi biri gusawundinga nabi, bamwe na bamwe bifata ukundi kuntu. ese ubu uracyakorera gushimisha abantu Fabio? Ubu nsigaye ndi inshuti ya Yesu. buri gukora ushimisha abantu, kuvuga ngo umuntu yavuga ngo uri inshuti y'umugore ahangura indaya cyangwa uri iki bikakuba. Of course urumva nk'ubu nkanjye ndi mariye ndubatse, iyo uvuze ngo ndi umugabo utajya ucika intege ataragera ku cyo yifuza kugeraho, inshuti y'abagore umuntu agira ngo nyine umugabo udacika intege ataragera ku cyo yifuza kugeraho, inshuti y'abagore agatangira gusesengura cyangwa kubitwara ukundi kuntu. Byongeyeho no kuba rero noneho ndi mariye nubatse, so bishobora kwafekitinga umuryango wanjye cyangwa umugore wanjye, ati umugabo wawe ni inshuti y'abagore, nyine bakabitwara mu bundi buryo. Ubwo rero nahisemo iryo zina kurireka. Umugore wawe icyo kintu igeze akikubazaho? Ntago byabura kuba bamubaza ati umugabo wawe ni inshuti y'abagore. Yego. Tubwo mu bagore nyine urimo na, ariko abandi babitwara ukundi. Niyo mpamvu nakuzanye ahangaha, uragira uti umugore wanjye amateka y'ubuzima bwanjye arayazi, ariko nanjye niyo mpamvu nifuje kuganira nawe nkavuga ngo uyu munsi wa none MC Fabien, umugabo utajya ucika intege ataragera ku cyo yifuza. Uyu munsi se bimwe wagiye wifuza hari ibyo wagezeho, ese uyu munsi wa none MC Fabien ni muntu ki, abayeho gute? Ni ibyo nakubwiye ngo dutangiye icyitwa urugendo rwanjye Fabien, nyine kuva muri cya gihe hari bimwe nagiye numva ngo za Nyabugogo, za Muhima, nyine urugendo rwawe ndashaka uze gusangiza urugendo rwawe umuntu wahangaha kuri Huza 250, ndetse wa muntu uri Kanarange, sibyo, uri Rusizi, uri za Nyamagabe, uri hehe, uri hanze y'igihugu, yumve ko na wa mwana ukiri hasi uyu munsi ashobora kwicara ntacike intege, akumva ko nahatana icyo ashaka kugeraho azakigeraho. Urugendo rwanjye rw'ubuzima ni rurerure. Urumva urugendo rw'umuntu rutangira mu ivuka. Yego, nago shaka wenda kuvuga ngo tuze guhera mu ivuka, ahubwo ndashaka rihaso. Ndashaka tuze kuganira kuri rihaso. Rihaso y'imihanda nyine tukwa kundi wera ntitujye kuva wenda umuravuye ku ishuri gushakisha nk'uko twese twaje tukisanga kuri no mihanda tukaza ku ma YouTube, nituze guca mu byo ku ishuri cyane cyangwa ubuzima bwo hasi bw'ababyeyi, ahubwo ubuzima bwawe bwo ku mihanda, uko wagiye uhura n'abitwa ba Brian bikaza kuvugwa ko wari umu-ex we, ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi njye ubusanzwe nakuze ndi umwana wumva ugomba kuzaba umusitari bitewe n'uko nakundaga kuririmba. Yego, ndabyibuka indirimbo za ba Meddy nazisubiragamo ntiga school, ku kigo bari banze nk'umusitari. oya nari ndi nk'umusitari kubera ko jewe buriya ngira umusatsi w'amarende cyane. Urumva abantu bajya bavuga ngo turasa bwana, bajya banavuga ko dusa. Urumva ngira umusatsi w'amarende cyane. N'umuhungu wanjye ni kasigabwira ni ukuri mwana ase ko turasa. None se ngiye sinakubwiye ko ari abantu benshi bamaze kubimbwira ati Kabaka ni mukuru wawe. Agoze uvuga ko iyo barebye babona nkuruta, oya tujye tubwira iyo barebye babona nkuruta. Wenda nuko nshaka ko naragutanze gushaka ari kurandika. Oya babi ntago nkuruta, rega ngiye wenda buretse ko wenda nakuriye mu nka hari ukuntu navumbutse, ntago nkuruta Fabi. Simbizi ako buriya gusa wenda umunyarwanda yaravuze niba ari ubwanwa bagenderaho, abantu basa ntacyo bapfana, ariko nanone undi aravuga ngo buriya wasanga hari ukuntu abasaza bashaka kuba baranabigenje. Ubwo bahuriye he ko ngenda ubirasirazuba y'epfo nabwo hafi n'umupaka, namwe akaba ari mu majyepfo, ubwo twari guhurira he? Oya ngiye burangiye ngira inkomoko iburasirazuba. Wasanga soro kubana ngiye nakuze ndi umuntu nyine ukunda ibintu by'ubustari, none byongeyeho nayo mfite umusatsi w'amarende cyane. Burangiye nibyo bintu urumwe mu bantu barishishaga ikintu cyitwa umusatsi ku ishuri. Nari smart kandi n'ubungu mora ndi smart mu bushobozi bwanjye buke, mu bukene bwanjye ndagerageza gusa neza. So rero kubera ukuntu ku kigo nabaga nsa neza, mfite agashati gateye ipasi,
agakabutura kanjye k'inifomu ubwo ndi muri primaire nako gateye ipasi noneho mfite umusatsi w'amarende nawo kubitagamo furusheri hari ibyatsi twajyaga dushyiramo biti zinga igonde yego nkashyiramo noneho ko byari irende ukanyerera furusheri ziyaga noneho byongeyeho nkaba ndi n'umuntu ukunda kuririmba mu kigo nkunda gusetsa abantu nkeka kari aho ngaho navuga ko ariho natangiriye gukunda ibintu by'Imana ko hari n'igihe negeze kwirukanwa inshuro nyinshi ku kigo nzira karongo kaririji kabaga hano mu mutwe nakundaga ririji cyane akaririji ririji urabizi karongo ko mu mutwe nanjye rero urumva wa muntu ufite umusatsi w'irende yego urimo furusheri uyogoshera akarodineri ukahita ukubitamo kantu k'umurongo k'umukatuki nabaga ndi mubi ku kigo naho byatangiriye rero nanjye gukunda ibintu nk'ibyo igihe kiragera nza kuza i Kigali maza nabyo naje ari ibintu byatangiye ntaje Kigali za 2014 ntabwo ari kera cyane 2014 yego ubu tuvuge hashize imyaka 11 11 11 hafi n'ibiri 11 yego nibwo naje Kigali umva amaze imyaka 11 Kigali ubwo nza 2010 Kigali na 4 naje mfite intego zo gukora indirimbo nyine mvuga none ngeze Kigali ngomba kwita mba umuhanzi niki kintu wumva kuvuga ati ngenje Kigali ngiye guhita nkora indirimbo se wenda ku mafaranga hari utwo waruzanye niki wari wizeye wumva ko nta by'amafaranga nta mafaranga nari nzanye ahubwo nuko nari nje ariyo nego mfite mbikunda kandi ikindi numvaga ko ngomba kuza ngashaka akazi namara gushaka akazi yego namara kukabona nkagira gute nkazahita njya muri studio yego niyo nego nari mfite so nk'umuntu ugeze i Kigali rero ntago byangendekeye neza nk'uko nabishakaga yego abiza abantu tujye tuvugisha kuri umuntu wese ukigera muri Kigali abanza guhasoringa ntagaza ngo bikunde kereka umuntu uje muri famiye kereka umuntu uje asoje kwiga wenda nabwo afite ahantu agiye mu kazi bamurangiye kandi nonge nayo ncikishije amashuri yanjye nayo nje nayarangije so nkigera i Kigali rero natangiriye mu kazi navuga ko ari ako mu rugo watangiriye mu rugo 2014 yego nakoraga muri famiye waje ukorera umuntu wo muri famiye naje nje mu bukwe bwa mubyara wanjye wabaga inaha i Kigali yego ubukwe burangiye musaza twari twazanye rero papa wanjye ko turi busubiraneyo ndamukwepa nita nigira kwa mwene wacu ubwo mwene wacu yari sebukwe wa mushiki wanjye yego urumva ise w'umugabo wa mushiki wanjye yacururizaga inaha i Kigali ari umukire mitanjyayo njyewe ngiye nko kubasura ndangije ngize amahirwe nsanga nta mukozi afite yaragiye umusaza se we byaje kugenda umusaza nyine yaje kugenda arambura nyuma arahamagara aravuga ati nyamara uwo muhungu namusize tari hehe bamenya ko ndi kuri uwo musaza sebukwe wa mushiki wanjye aramubwira ati ohereza uwo mwana agaruke ku ishuri yego ndamubwira ati gera ntabwo nzagaruka kwiga nje kwishakira amafaranga yego birangira nyine ngomye Kigali umusaza arababwira ati umwana yanze gutaha ubundi ko nta mukozi mfite mwaretse nkamukoresha uguhita tugumana gutya ashyigikiye kuta ishuri none ababyeyi mubumve namwe mwumve umubyeyi yego duhita tugumana gutyo mba nangiye kumufasha gucuruza twakoraga Kimisagara hafi no kunaraga yego yacuruzaga amagi n'iduka nyine anaranguza so urumva naramutekeraga nari mfite geto mbamo mutekera sata nkazana ibyo kurya nkamufasha no gucuruza dukorana ntaho ubuzima bwanjye bwatangiriye mba Kimisagara so duceri tumwe ni wagendaga unatwibamo ukuntu kumwe bakwishyura nari umurokora icyo gihe man nari naranamenye ubwenge ahubwo nyuma uko nagiye nindaho Kimisagara abantu barahabona hari kuri mazi munsi y'amashuri yo mu Gitega niho twabaga ahubwo uko nagiye matinda hari abarara bahabaga bahanywera urumogi n'abakoboyi niho natangiye kugenda niga n'ibintu byo kurebaho byo gucomaho gake ntabwo byangize imbata ariko naranyweyeho ariko ndashima Imana ko itatumye mba imbata yabyo buriya wigeze usomaho kuri biriya bintu sana hari umutipe uba muri nicyo kintu njyashima Imana uvugije ukuri uriya utaregeze nicyo kintu njyashima Imana urumva nanjye namwe ariko ntabwo byangize imbata ngo ijwi rihinduke cyangwa ngo bingire koronike yego ndabishimira Imana so aho rero natangira ubuzima bwanjye yego ntangira kwandika indirimbo nk'umuntu wari uje ufite intego
ariko uburyo bw'akantu wafatagaho ku ruhande n'ubundi kagufashagamo ukuntu mu kwandika narabikundaga n'ubundi ndabikunda ariko nanone hari ukuntu ugira impano cyangwa se ukunda ikintu ariko utari talented kuri icyo kintu ukaba ukunda kuririmba ariko nyamara atari ibyawe ewana utaririmba ngo wenda abantu bavuga ngo uzi kuririmba ariko wowe ubikunda kandi dufite abasani benshi guhera za 2010 bari mu muziki n'ubagishoramo uriya muntu rero nuko abikunda yego ariko nta mana afite dufite ba super manager avuga ko ari umuhanzi kandi ajya mu studio ahenze barajya kandi uzi indirimbo afite agasoramo amafaranga ariko ntago ari umuhanzi wo ku rwego rwo kuba nyine yakumva ko yakemeza abantu ko ari umuhanzi ariko kuri we akwemeza ko ari we super manager ubundi ngo niwe musitari wa kabiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niko uvuga kwibwirira mwarabyiyitirira so ubwo rero ndangije mba muri ubwo buzima nkorera kuri uwo musaza ngo ari bisanzwe nyine igihe kiragira nawe tuza gutandukana mwatandukanijwe n'icyo ubwo ninjye wamusezeye ugiye wari umaze kubona amafaranga se yaburangiye ukuntu neye kandi n'izina Fabien nicyo gisobanuro cyabyo turi abantu badakunda kubaho mu bintu by'amakimbirane n'abandi nukuvuga ngo hari bya bitari kugenda neza so ndaba nk'umusaza ni sebukwe wa mushiki wanjye reka nsezere ngende tutarajyana ibibazo cyane ejo mushiki wanjye najya agirana n'ibibazo n'umugabo we atazavuga ati na musaza we naramukoresheje ambere umwana mu biti niko bateye uwo muryango musezera kuneza ko hari harimo ibintu bitameze neza umuhungu wo musaza ewana nyine numva abana baba boss rimwe na rimwe baba bafite imico itari myiza cyane usanga yamwibye rimwe ugasanga ni sereri ngaho yagiye yigire muri boîte icyo gihe ngene naratangiye kujya muri boîte atashye nijoro umusaza arabimenya ati kuki wamukinguriye yego kibazo kunuri nanone haraza umwana wa boss hanze ko bati bamwiciye hanze bananibirera nabarero kambasezere ndaye mu nzu kandi hadari iwabo nigendere mbasezera muri ubwo buryo nyuma nyine ninja mu buzima bwa Hasone nangiye kumenya na Kigali 2016 nangira kwikaragaza wahembwaga ngahe se uvaho ngaho usezera wagiye ufite amafaranga ngahe kuba uri umwana uvuye mu cyaro vuba nibyo Kigali utangiye kumenya nibyo wahuye nabo barara wenda arakano bakwigishije ushobora gusanga ari nako kakongozaga iki wahavuye ufite amafaranga ngahe kugira ngo wigirire icyizere uvuga ati ndanasezeye sisubiye iwacu mu cyaro ngiye kujya ari haso za Kigali urumva icyo gihe nahembwaga 8,000 nkihagera yego byakomeza njya kuri 10,000 ariko urumva 8,000 burya bya 2014 yego urya mu rugo rw'umuntu nta depasse nimwe ugira ikindi nibwo nayo nyiva mu cyaro naye naragira ibintwara amafaranga imyenda bayikugurira iki byose aya myenda se ninde wagukoresha nakugura imyenda wenda kugura amavuta n'isabune ariko nta by'imyenda wenda ukanarya ariko ntawe wakugura imyenda buranga abakozi bo mu rugo ngo bari muri bamwe mu bantu baba bafite agashahara gahagaze neza nyine nibyo nkubwira icyo gihe nta depasse yindi nagiraga ariko ko nabango nagura umwenda mwiza ngubu burangiye mbona baba bafite agashahara gahagaze neza ngaho uzakagemo uzakagemo niba Fabien mubwire n'abantu muri comment batubwire sibyo niba ufite umukozi wo mu rugo cyatuvuge Kadogo mu rugo sibyo Kadogo ahembwa wenda tubare kuri iki gihe basigaye bahembwa amafaranga menshi ubu ni tarani za 80 wa muntu 80 biterwa na ukiyakorera oya 80 biterwa naho ariho oye nose uwo wayahemba inde uwo wayahemba ngewe wo nazana wayahemba oya ngewe namuhanga senkani niyo mpamvu mvuze tarani ubundi make nk'ubu ngewe uwo nkoresha mu rugo kubera akacyura n'umwana ku ishuri twe tumuhemba 25 nese 25 ze ntari bituzibarire urumva ngenda ciriritse ariko ubundi ahandi ntari binizo 25 tuzibarire ndaza kukubwira impamvu nge ngubwiye ko bari abantu bafite umushahara uhagaze neza 25 ze sibyo nta kintu akoramo na kimwe nta sabune nta mavuta sibyo aho kuryama arahafite kira kitu nyine buri kimwe uko ngo wowe ashobora gufata amafaranga ye ubu turi mu kwa kabiri kuri Noheli abangu nzamucyara amafaranga y'amezi 11 yose akayafatira rimwe abakozi bo mu rugo bafite umushahara mwiza muri iki urumva byibuze umukozi wo mu rugo n'ushobora gupanga akakanya urumva niyo mpamvu uzareba usanga bamwe barakoze mu mezi 7 cyangwa umwaka umwe ahise amanuka yishingiye iduka mu cyaro ufite gahunda na tageti abigeraho arakora ibyo 25,000 sibyo
tubare mu ice zo mu cyaro ikibwana uyu munsi kiri kugura amafaranga ibihumbi 17 cyangwa se nitwakibarira 20 mu mezi abiri ashobora kuguramo ikibwana cy'ingurube akakiragiza umuntu mu cyaro cyangwa akagishyira iwabo sibyo azamanuka mu mwaka byibuze afite ingurube zigera muri 6 zazinde 6 nagenda akagurisha 2 kuri 300 iyo ni butike azahita ashingaho mu cyaro twebwe tukiri hehe kubura ubwenge muri Kigali yego twikomereza so urumva nyine icyo gihe ayo mafaranga ngiye nkeka ko yari afite umumaro ngo nayo hezaga nk'uko mu cyaro bamugana bakakuguramo n'agashashi k'ihene n'ingurube yabigikunda icyo gihe ikibwana ukibonera bingahe 12 so ubwo rero igihe cyarageze nyine njya mu muhanda nyine njya gushakisha ubuzima nk'abandi bose ukihava wisanze mu buhe buzima icyo gihe uvuye ati nibyongeye kwandika indirimbo nyihava icyo gihe nikojeje mu rugo mbona nyine abajama bamwe baracyari mu mashuri bagiye kuyasoza yego abatwaviremo rimwe bakaguma mu byaro mbona nabo ntacyo babayeho mu cyaro bubatse ibyo byondo byabo yanzu ibyumba by'iyo 2 cyangwa 3 yego nasaruka ukabona ntacyo baye abandi ugasanga ku gasima barafatishije ukabona nta handi ho gutangirira yego ndongera ngaruka i Kigali harutse i Kigali nese usanze ho mwareranywe baragusize cyane mpita njya mu kazi k'izamu nyakora akazi k'izamu warushye kera shawa bihore wa mugabo batwarahanganye njya mu kazi k'izamu ubwo hari 2000 na kangahe 2016 nibwo nakoze akazi k'izamu nahakoze amezi 2 biba biranze byanze mita manuka nza kwikodeshereza ndi kwibaza ibyo bintu byose uri gucamo ubwo amafaranga waba uyafite amafaranga yahise urumva nyine mvuye mu cyaro urumva uvuye mu cyaro uragarutse ugiye mu kazi k'izamu wahembwaga ngahe 25 noze imodoka nanararizamu wahise ukodesha inzu ngo yangahe nese nkodesha inzu ya 15 Kiruhura yego mita ngenda njya Nyabugogo mitangura kabasi mitangura n'akamatura ka sempre n'ijerekani n'agasafuriya n'imbabura mba ndaje mitangura n'indobo mba nangiye kwinjira muri Nyabugogo nangira kuzunguza amandazi n'amagi yego ina 16 ngiye naranajunguje amagi 2016 ugera zunguzaga amandazi n'amagi Nyabugogo mani muri gari kuri tonora urindwa mubi cyabyihorere none nayanacuruje urumva nk'uwo musaza twakoranaga tuyacuruza ariko tuyaranguza yego urumva rone mbimenyereye by'amagi yego ina 16 ndihiringa Nyabugogo curuza amashashi hano kuri isoko ry'abazunguzaye muri Dobandi angize ngo atoya amashashi oya yego ndikaraganya ubwo umwaka wose yanzuro nayo namaze yamezi 2 yarashize nabagamo kwishyura inzu birananira yego kiduka nayivuyemo nayo ya 15 nayageze irakunanira yego urumva nacuruzaga indobo y'amandazi nyuma ncuruza amagi nabwo urumva ari ugucuruza nk'itire imwe yego none muri icyo gihe nabaga mu buzima bwa buzima ubamo ugira indazi n'ibishyimbo n'igikoma kino gikombe kigeze kuri turuwasi ubundi cyaguraga 5 kino gikombe cy'umweru kinusa yego ukakigura 5 ukagura n'ibishyimbo by'ijana n'irindazi rya desi gahuje na senyese kamara nk'amezi 2 cyangwa 3 ari byo biryudye yego shabuzima burangaranga Nyabugogo muri gare yana Dobandi marato buranarahakubitiwe hakigabo bitameya n'unjya nkibona cy'Kinyerondo muri bano bafataga Nyabugogo ahantu bajyaga batujyana yego urabona uvuye kwa mirimo hamwe basenye Nyabugogo kwa mirimo kuri station yo agaruka gucya muri ugo ruhande nyine harano habaga kazu niho bajyaga badufata nibyo badufatanye bakatujyana amasha bakaduhonderamo so urumva ubwo n'ubuzima naciyemo bwa Nyabugogo nzi nacyo gihe natangiye kujya mburaho ndara nkajya njya kurara he mu rusengero rwo kuri ADPR Kiruhura muri icyo gihe ni nabwo nasanze witwa Pasteur Togene amaze iminsi ahavuye niwe wahabwirizaga wanayoboraga icyumba cyaho yego hari undi mugabo so urumva bwari ubuzima bugoye cyane rwose none nyimara kuba muri ubwo buzima sinzi ukuntu rimwe ndi kwikatira nizunguriza amandazi ko barandi umuntu wiyaminiya nabwo icyo gihe twashobora guhura ahantu tujya duhurira n'abakire nkabona rwose yabanabujemo ndaho nasamye mba ndagiye kwizunguriza amandazi yanjye sinzi ukuntu ageze mu bice byo kumuhima ahantu habaga akabari nibwo baba bakikugafungura bari kugakora amasuku
mba ninjiyemo ndi kugurisha abafundi baho yego masanga na manager waho wari ugiye kuhatangiza ndangije ndamuvugisha mba ndamubwiye ni se wazamaye akazi ati se washoboye akazi k'iki ati niyo mwama akazi k'amasuku niyo mwama ko mu gikoni nabishobora ati nakoraga hano Nyabugogo muri Resident Hotel hano kwa Mutanganamo hejuru ubeshye ndabeshya kandi narahanyuraga ahubwo ndi gukata cyane nabuze aho ndara nkahagangika yewe ariko ndababwiye ni niho nakoraga mba ndongeye ndabajyanye mbabwira ko nakoraga hano nuze kwa Gashugeri bayita ngo ikimana yanjye ko nyibagira aho zari akabari naho ese nkugaru inyuma ho gato byagendaga gute cyangwa se bigenda gute urumva hari experience riteho gatoya bigenda gute kugira umuntu arari inganje afite imari z'ubwiyo ni imari wowe ufite indobo imwe wayicuruje wenda ayo mandazi wayamaze cyangwa ufite igishoro cy'amatere abiri y'amagi wayacuruze yashize ufata indobo yawe ukagenda niba hahandi urangura amagi ukayisigayo niba ari aho urangura amandazi ukayisigayo ugasiga unishyuye ariko yejo utayanyweye gusiga uyishyuye yejo kuko uba uri umukira wabo bakuzi yego ukayisigayo iyo ndobo ukayirazayo nawe ugashaka aho uza kugangika mu gitondo saa 11:02 ukajya kurangura ugafata ya ndobo hahandi wayisize bakaguga ubuzima uri muri bamwe bakarabaga mu gishanga mu gitondo ibyo tubyihore kazuba kamaze kuva n'ubuzima rero iyo umuntu avuga ibi ntago aba ari ukwimena inda hari abandi baba bagica muri ubwo buzima hari n'abandi baba barabuciyemo bageze mu bushorishori umuntu abagira ngo yibutse ni nacyo nakubwiye hari umuntu uyu munsi wa none uri mu muhanda hari umuntu umucaka muvuma ngo ntacyo azageraho cyangwa se bakamuciraho imigani nta Imana itakura umuntu niyo mpamvu mba mvuze ngo dukore ikiganiro nk'iki kandi kigire icyo gisiga cyigishije kuri uwo muntu uri ku muhanda kuri wa muntu uri mu rugo uri gufata ibiryo akabimena hari abantu bari ku muhanda bakeneye ibyo biryo hari abantu bari kujya mu ngarani izi njya mbona nko mu makaritsiye y'abakire nkabona basohoye imyanda ariko ukabona hari abana bya biryo biri mu myanda bari kubirya sibyo babimenye abo bakire nabo mubarenganya noze yakoreye ubona ntacyo yakora niba byasigaye ubona ntacyo yakora nzu umukire ujya uza haraza akagugu urumva abana bawo buri we afite resitora ubundi afite resitora sibyo kwa kundi wenda ngo ibiryo ngo ibiki urumva birahari kandi resitora irafunze bazakomeza akazi ejo hari abo tubona babiha ingurube sibyo cyangwa bakabinabimena we arabipakira neza urumva akabishyira mu isafuriya akaza agaparika imodoka ari akagugu hari abana b'abamarine batwita abamarine urumva bakicara hariya bakagenda bakarya ku mutuzo ubundi akigendera icyo nicyo bita umutima ufasha cyangwa se kumva ko uyu munsi niba ubayeho neza ntiwumve ko buri muntu wese abayeho nkawe hari n'undi ubayeho nabi ariko nabo bakire tuba tubarenganya uzarenganya umuntu ngo yariye ngo yasigaje ngo abandi babwiriwe ntiba ari ryo gena Imana yamuhaye ryo kurya agasigaza uramuzizi kutagira urukundo bigakomoka kutagira urukundo guteze niba wumva ubu tubare nkawe sibyo we Fabien nzi neza ko uri umuntu wikaraga muri Kigali sibyo ahantu henshi uba hakata nijoro hari abantu ubona badafite uko bameze sibyo bigenda bite nyine kugira ngo uyu munsi ushobore kuba wagera mu rugo ufate wenda ikuvurori ntishaje cyane sibyo ushugunye mu bishingwe cyangwa se uyitwike uzi neza ko hari umuntu kandi wayiha bikamubera byiza ntago abantu dutekereza bimwe ibitekerezo byawe n'impuhwe zawe ntago ari byo byanjye nta nubwo ari zo mpuhwe zanjye wewe wumva ko uramutse ukize wafasha abantu bose ariko ntiwabafasha ngo uzabarangize kandi uko byagenda kose niyo waba ukize ntihazabura igitoki gihira mu nzu ntihazabura ibirayi biri bubore yego kubera ko uri umukire ibyo biryo bifite kandi ntabwo bizagukundira ko uhora ubitanga hari n'igihe wowe ushobora kuba uri umukire ariko igihe uhora uri bize mu kazi uri umuntu uri mu kazi uri gukora hari ibyo atitaho hari n'ibyo adatekerezaho hari n'ibyo atamenya n'umuntu wariye agahaga ntabwo amenya ko abandi bashonje uracyapfundikiranye niyo mpamvu oya uretse njye mubwire njye ukundeye
nge hari igihe njya nicara mu rugo kenshi urabona abajene b'i Kigali turabanebwe mu bintu bijyanye no gufura no kugira gute sibyo angiye mbyuka nikaraga ashobora gutaha nijoro nkaryama nkagwa gacuho ejo nkabyuka nigurukira turafurisha nge ngira gutya mu rugo nkabafite umuceri cyangwa iki nkabona ariko nkabona uhamaze igihe ba bantu bafura ubundi nyene mu mbyihera nyine urumva impamvu weho uracyari wa mwanya wo kuvuga ngo ubikoremo uri kubireba ariko igihe uzagera ku rwego rwo kuba busy mu kazi hari umukozi ushinzwe gukurikirana ibyo bintu wewe uzafasha uzasanga umwana no ku muhanda uparitse imodoka wenda aza kusaba ati boss ukuremo na 5 cyangwa 2 cyangwa niba ari uwo mubyeyi uvuga ngo uramuhahiye uzaba umufashije bizabiranye ariko ntabwo bizakuraho ko mu rugo hari ibindi biri kuhapfira icyo wakoze muri ya mafaranga ufite wagikoreye aho waruri yego cyangwa mu baturanyi hari umuturanyi uhari watanze mituweli nusa abantu birirwa batanga mituweli bishyura abantu uhibwira ko mu rugo iwabo batamena ibiryo se cyangwa hatari imigati hapfira ntacyo iyo ubundi amafaranga niyo akugenera ubuzima ugomba kubamo babi twihuta wambwiye ubuzima bwose wagiye ucamo byaje kugenda gute kugira ngo wisange muri iyi showbiz nyarwanda uhure n'abitwa ba Brian babe ba egisi bawe byagenze gute nyaho naringeze nakubwiye nyigeraho muri ako kabari namenyanye n'umutipe wari ugiye kugafungura ari we manager tuba inshuti mwaka kazi arakama nangira akazi nkora ubukirina busanzwe mu kabari yego so nyuma yo gukora ubukirina nk'umugabo utajya ucika intege nari mfite intego n'ibyo nshaka kugeraho icyo gihe narakoze ntangira kubona amafaranga biza kurangira noneho ngiye kwiga ibintu bigendanye na sauna na massage yego cyane ko umutipe wabikoragamo aho yambwira ko bigira amafaranga nkajya mwishyura njyana ahandi nkora amahugurwa yabyo ugakora igikirina ukishyura na wa wundi ukora muri massage kujya binyigisha yego nza no kujya kubikora amahugurwa za Remera hari agashuri kari gahari kabyigisha njya kubyiga byanyabyo noneho yego so ubwo rero muri icyo gihe ngize amahirwe uwo mutipe wakoraga yaje kuhava mita nk'abakakazi ko ababoss be baramenye ko ubizi cyane ko yabaga adahari namusigariragaho yego mita nangira rero ubu ku kintu cyitwa massage na masauna urebaho cyane ibintu byo kumasa ni ibintu byanjye madamu akantu k'amassage cyane mba nk'umukora ruzungu yego so ubwo rero muri icyo gihe cya za 2016 twinjobe na 17 mu kwa 12 urumva nibwo natangiye ako kazi ariko nari maze hafi umwaka wose mba mu buzima bwa Nyabugogo noneho 2017 nibwo natangiye mu kabare bigeze nko mu kwezi kwa 6 nibwo natangiye ibintu bya sauna 2017 mu kwezi kwa 6 nibwo nabaye umukozi noneho byanyabyo official kuko mutipe yaramaze kuhava yego naho natangiriye gukora ndazamuka 2018 ubwo icyo gihe usimbuye umuntu wakoraga muri sauna nawe wese ujya kwikora byibuze niba atari ibanga urumva nibyo akazi kari kugenda kaguka udufaranga turi kwiyongera muri sauna se bahise bakugumisha kuri ya yandi wahembwaga mu gikirina cyaro icyo gihe nase nangira ku mushahara w'60 kandi 30 ya 2017 yari amafaranga menshi mitsingi yaguraga 1000 amezi 2 wahitaga ugura agapete kaguraga 500 so narakoze rero yego noneho si ibyo gusa ura muri sauna havamo ibintu ngo byo koza abantu gutsirita abantu muri sauna iyo njya mbona baza gutsirita ura mujene yagutsirise ukamusigira 1000 kira 1000 kibari iki gitatu ngewe umusigiye 1000 ragatsirita nk'abantu 5 ubwo ni 5,000 iyo ashyizeho na tipu yabonye ku ruhande wenda wamusigiye 2 nk'uko bitatu nge ni tipu nyine ndamuhaye ubwo usanga niba agiye ku kazi acyuye nk'inote ya 15 ye ku munsi cyangwa 20 cyangwa 10 reka dufate 10 noneho ufata umuntu wacyuye inote y'10 azahembwa ku kwezi urumva kandi aragaburirwa mu kigo yego urumva atari amafaranga menshi icyo gihe rero natangiye gukora amafaranga noneho ndacya na 18 amafaranga yamaze kukabona neza nangiye no kugira utuntu tw'udutungo yego 2019 amafaranga noneho yamaze kuyabona ko bigikora n'ubundi muri kakabari nari nyiri muri ako kabari muri sauna yego ko 2019 naje kugura ivatiri ababizi barabizi oya nawe uje kugura ivatiri ariko nyifatanyije n'undi muntu
2019 Cyane. umwe mu bajene ahangahe i Kigali bari Bibiri na bifite cumi ikintu cyitwa n'icyenda, ivatiri. ndi mu bajene Kigali ku myaka yanjye 23. 2019 wari ufite 23. Yego. Nari ndi kuyuzuza ubu ngubu. Nari mfite ivatiri. Yego. Ako nyifatanyije n'undi muntu ikora tagisi tuverisa. mwe mwayiguza ngaho cyangwa reka two kubyinjiramo ariko se n'ubundi ko byarangiye ushani wabibwira abantu. Ababizi barabizi. Icyo gihe nari mfite n'icyuma gisya kugira numve ko byari bigeze ku rundi rwego. Wakize kera. Icyo gihe nabwo nagiye muri studio bwa mbere bita Unlimited b'inyamirambo. Unlimited. Yego. Nkijyanwemo n'uwita Syntax. Yego. Yari umushiti wanjye. Karabash boy. Yego. Yego. Urumva noneho urwego nayo maze kugeramo. Nangiye kwinjira mu basani. Yego. 2019 nibwo noneho nagize inzozi zo kumva noneho nshaka kwinjira muri bya bintu numvaga nshaka kujyamo by'ubusitani. Cyambira amafaranga nari maze kuyabona. Icya kabiri connection nari nyifite. Aba boss banjye baranyumvaga none nanjye warushinzwe department ya sauna na massage. Yego. Menye ibyinjira byaho nibisohoka. Narashinze groupe y'abakire bose boteraho. Tukajya dufata igihe kimwe tugasohoka tukageza King Fish. Twe twatangiye kujya amafaranga mbere ya kwa Janvier arabu boss wanjye King Fish musuhuza. N'aba boss tuba tugiye tuziranye nanjye. So icyo gihe rero amafaranga ko yari menshi baza koteraho. Kwatangaga ibihumbi 15 bya buri cyumweru. Yari menshi. Ukongeraho ibindi ikindi natangagamo ibihumbi 10 mu cyumweru. Ukongeraho n'ikindi cya 5 natangaga cy'abakozi dukora muri sauna ubwo urumva abakobwa bakora massage. Cya buri munsi cya 5. Oya cya buri cyumweru nacyo. Inote ya terani wayizigamaga mu cyumweru. Mu cyumweru. Urumva ibihumbi 30 bya buri cyumweru natangaga mu Kimina. Bivuze mwagabanaga byibuze mu mwaka. Oya ni buri cyumweru. Oya kugabana n'umwaka. Reka ntabyo kugabana. Kwa kundi bahana. Twe twahuraga buri wa mbere mugatombora. Nuguhana. Mwatombaraga rero. Utomba akatwara. Mwatombaraga muri babiri. Ufata ibihumbi icyo cya 15 nyene. Twafataga 680. Noneho mukagabana muri babiri umwe 340 n'undi 340. Yego. Urumva rero ibaze ibihumbi 340 wafashe muri icyo Kimina kandi ufite ikindi cy'ibihumbi 10. Ufite ikindi cya 5. Yego. Uzahembwa ku kwezi. Nari mfite amafaranga menshi tu. Icyo gihe rero ayo mafaranga urumva hajemo no kwinezeza. Of course n'ibyaburani nabwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa Umustar. Urayigira se buri? Gako. Icyo gihe njyana kuyiheca no Fabi. Nzagusharing urebe. Ugira indirimbo. Ni nabwo uzanamenya ngo uzi ko wa mugani waririmbaga uyu muntu. Wayimbwiye se iyo ndirimbo. Tuyihorere. Umustar waririmbaga ndubwo. Urumva icyo gihe nayo mfite umukobwa twakundanaga. Ari wo Brian wenda reka twakubitsimba. Yego. Nubwo yageze igihe akabyihakana ariko ngi simurenganya. Ni kimwe nuko nanjye hari aho nzagera akagira undi uza akavuga. Nawe hari abo wihakana ubu nawe hari abo wihakanye uyu munsi wa none. Urumva gihe sinamurenganya sinamubifinga. So iki gihe nibwo nakoze ndirimbo. Ase koko mwarakundanye byanyabyo buri. Nose ubwo ayo mafaranga nari mfite nako kazi nabonaga amafaranga urumva umukobwa nari buterete icyo gihe yari kuba ameza. Brian ubwo yivugiye ko nyine yari ukuntu yajyaga za hariya nyine ngo muri massage n'agasauna bakajya guhuda tipu burya ahantu yacurangiye ukajyayo nyine nk'umushuti. None se 2019 yaracurangaga. Yacurangaga he? Ntabwo yacurangaga. 2018 se yacurangaga yakoraga he? Ikibazo rero dore ikibazo cy'abantu. Ariko sinarenganya abantu. Uyu munsi tugendana n'ibigezweho. Kandi urabona ngo iyo ukize baraza. Yego. Nanjye uri kwiringa. Njya mbahuruje nk'abani muramuzi 2020 ari mu mihanda. We ku isimbi byabaga bimeze bite cya kuri Yago. Yakoraga ibiganiro bimeze bite. Nta marira yabaga ari kurira kugira ngo abone izo support cyagira aho gera. Ginzara. 2019 baramuza atangira ibyo biganiro. Byabaga bimeze bite. Ese uwo muntu yaje ari umukire yaje afite amafaranga. Wenda uyu munsi arayafite. Nta kibazo nyifitanye nawe. Ibibazo twanagiranye byararangiye. Ariko niba ari urugendo rwanjye rw'ubuzima aricyo kiganiro no kuvuga ngo hazamo ubuhamya kandi mu buhamya bw'umuntu nyine ugomba kuvuga ubuzima bwawe bwose. Ikibazo nuko umuntu atanga ubuhamya bw'ubuzima bwe abantu bakumva ngo yavuze umuntu. Ese uwo muntu ndamutaruka mu buhe buryo kandi ari mu buhamya bukubiye mu buzima bwanjye. Yego. Icyo gihe nibwo rero naje gukundana nawe. Mfite amafaranga tuba inshuti
kwizigama 30 mu cyumweru, ufite imodoka ikuverisa muri kontorori y'ibya sauna na massage ni icyuma gisya kukibagirwa n'umushahara. None urumva ayo mafaranga none natanye kuyabona za 2018 wumvishe ko mbere yari mvuye muri bwa buzima bubi. None niwe n'umukobwa uvuye mu buzima bubi burangajya amafaranga nk'iyo. Uya niwe mukobwa twakundanye nyine nangiye gukora ku mafaranga. Niyo mukobwa twakundanye namukundaga urukundo rwa original, nabonaga inzobe nkumva yekoyeba. Nkumva kandi n'umugore wanjye mfite uyu munsi wa none ni inzobe. Ko nyina nakundaga inzobe. Kera buriya rwose. Yego. So ubwo nibwo twatanye gukundana. Yari n'umwe mu bakobwa nzi muri uno mujyi wa Kigali batajya bitera makeup. Bafite inzobe original. Ikintu kijyanye n'ama makeup kuza karenge rwose. Guza akarenge ka Brian cyahoze udutoki twa Brian. Ha mugabo we namuheruka kera ariko ukorera. Nyine urazikumbuye. Oya umuntu agira ukuntu akunda umuntu n'ibyo amukundira. Njye nakundaga intoki ze n'akarenge yari afite akarenge wajyana ku mubebe. Brian karenge ka Brian n'ubwo ukuntu afite minoti kameze nk'ako mubebe. So nuko gihe kiragira twinjira muri covid. Yego. Njye bundi uyu munsi wa none n'ubuzima ndimo ntago aribwo nari kuba ndimo. Nuko nahuye n'umusikama. Musikama mwahuye ninde? 2019 urumva maze kugira amafaranga menshi, maze kugira abakire benshi bankunda. Urumva iyo uri umwana uri mu kazi hari ukuntu ugira ababoss bakwikunda nka kadogo. Hari ukuntu ababoss banyikundiraga. Icyo umunsi wa none twita kuba ingoma mashyi. Twaba turi gusangira ugasanga ngiye nicaye hagati yabo ariko abari biserviette na serviette nkaba nagiye kuzizana. Umukire yagira ati ngutume. Hari n'abantu maga kuri bake ntirukanga baranyizeraga cyane. So urumva rero icyo gihe 2019 bishyira 2020 turi mu kwezi kwa 12 gucyo kwa 11 hari umutipe twaje kumenyana. Yari afite akamodoka ka Ravafo. Yego. Ari umukire. Nyine namonaga nk'umukire. Akajyaza muri sauna ari kumwe n'undi mukobwa. Ariko yari umufiyemero ubyaye kabiri. Wakoreraga mu mujyi. Iyo yazaga uwo mugabo nabaga nzi ko inote ya 7 nyibonye. Ya tipu. Nagombaga kumukoreraho. Kuko urumva naramutsiritaga. Yego. We n'uwo mugore si 2000 se nabaga nabibaza ibyo. None nabasigaga scrap ari babiri. Kandi kugusiga scrap unamasa umuntu byabaga ari 2,500. Noneho bombi ni 5. Ubwo si 7. Yego. Iyo namubonaga nabaga nzi ko inote ya 7 nayibonye. None n'igihe yansigiraga na tipe ya 2. 9 ngaho ndaribonye. None ikindi kintu twakomeje gukunda tu inshuti twajya dusoza n'akazi tukajyana akaba yagura nk'inkoko mu kabara aho ngaho iwacu tukanayisangira mbona nkunda pe anyereka akankunda. Yego. Ubwo nibwo yaje kumenya ko mfite icyuma gisya. Nibwo yaje kumenya ko mfite ivatiri mfatanyije n'undi muntu ukora tagisi. Ni nabwo yaje kumenya ko hari ikimina uko twarahuraga abantu bakanabivuga. Yego. Ndibuka uwo munsi bijya kuba kugira ngo ampatishe neza nagabanye ikimina nyine ba 360. Yego. None ko wafataga 300 400 ingahe wakuragamo 20 ugaha abanyamuryango bagasangira. Ugura gacupa. Yego. Yego. Nibwo yaje kumbwira ati Fabien namenye ko arabifashe kimina shango waguriye abantu ati nanjye uze kungurira. Umugabo tangira gucyo tuganira. Yego. Nibwo yaje kumbwira ati rero Fabien kano kazi ukora buriya ko koza abantu muri sauna no kumasa atuzugeze muri Amerika iburayi ati bigira amafaranga ni kandi muri Amerika ikiza cyaho iburayi bakora ku masaha. Ati waretse tugashaka ibyangombwa nkazakujyana muri Amerika ukajya ujya koza abantu. Ubwo icyo gihe ni 2019 twinje 2020. Yego. Mwaka kwa covid. Ko wazakorera amafaranga menshi cyane. So urumva rero icyo gihe buri wese abafite inzozi zo washaka kuba nashaka kugera. Nago wakumva ngo ugiye kujya muri Amerika ngo ubure kudashyuha. Yego. Icyo gihe yaramaze kumbwira ko ajya twara ibintu ngo n'ibyubuki n'indabo n'ibiki ngakura kwa Sina Gerard ngabijyana muri Amerika. Yego. Uwo mugabo kandi afite imodoka mbona za mu modoka arafufanza kanangurira turi inshuti. Ariko yari umwesikoro. Babesikoro baba afite n'imodoka afite n'amafaranga ubona akeye. Ndabesikoro nibo bantu ba mbere yaramaze no kumenya vuga ati iki cyana nubwo gikora muri sauna ariko gikorera ibiceri byinshi. Kuko ari na mugenzi wanjye twakoranaga nawe twakoranaga muri ako kazi ariko afite indi sauna yiwa handi. Arumva amakuru abakira baba yafite. Uwo mugenzi wanjye nawe yari afite imodoka afatanyije n'undi muntu ya Fuso y'Ibeni mu cyaro.
twari dufite amafaranga musa nkuko hari n'umukira waza akakubita nk'inote y'icumi ya tipu kijya gihe mbere ya covid amafaranga abantu barayabonaga bakinaga diru bigakunda yego sinzi n'ubusikama bwa bukiro ribi tarinjiramo cyane nk'ungu ribi gukora abantu bigakunda ibintu by'imisoro byari bitaraba bya IBM bitaraza cyane nibyinshi byari bigituma amafaranga aboneka umwaduko wa covid amafaranga abantu bayakora bakayabona yego n'ibintu bikigura make so ruha amafaranga twarayabonaga icyo gihe yego uwo mugabo rero nibwo yaje kunyisikoro karambwa atereka dushaka ibyangombwa rero nzakujyane muri Amerika uzajya ukora amafaranga menshi ariko nkiramo akana ko kumbwira ngo ntuzagira umuntu n'umwe ubibwira abantu bagira ishyari batazakugirayo ndetse n'ababyeyi bawe ntuzabibabwire kuko bashaka kumva umwana wagiye kujya muri Amerika agiye gusanga yondi abantu byeyi bo mu cyaro bagira abaturage jamuse yongeza aha nyine nkabyibuka rimwe na rimwe hari abantu batubona kuri kamera rimwe na rimwe twageze wenda agahinda gakabije ukaba wakora ikiganiro ukinja mu marangamutima ukarira akaba nk'uyu ngaba arizwa n'icyari ibintu uba wibuka waciyemo bikakuriza so uwo mugabo rero twaje gukomeza gutyo kinjira mu kwa 12 kwa 2019 arambwira ati Fabien rero kugira ngo tubone ibyangombwa tuzajya kubishakira i Burundi tuwo banza ushake laissez-passer numara kubona laissez-passer yego tuzahita tujya i Burundi nibure i Burundi ho gutanga ruswa biroroha noneho tuzajya mu minsi mikuru ya Noheli abantu baba bagize gute bahuze banishimye cyane ko abantu b'i Burundi ngo baraserebura cyane bakunda ikiyeri bakunda icupa singi nta mu cyaro nibwo dushobora gutanga akantu tugashakira ibyangombwa bitujyana muri Amerika arambwa tuzashaka nka 5 miliyoni ariko nubona nkenye nshobora kugushyiraho 1 miliyoni twazagera watangiye gukora ukazayansubiza none numva umuntu ugiye kunyongereraho 1 miliyoni aba atarankunze cyane nkurikije na tipu yamaga n'umuntu twasozaganya akazi tukica tugasangira mbona ari umukire byaje kurangira vatiri mvuganye n'uwo mutipe turayigurisha cyane ko niyo vatiri nta nubwo yikitwinjiriza neza arenge nirwaga nyigongesha nkigendamo bura nabonye perimejo bundi wanasinze ariko nabonye perimejo bundi buragenda natangiye guhiga perime 2017 na provisoire ndayifite ya 2017 ariko nayibonye 2025 kubera umugambi w'Imana wayibonye ariko urumve n'icyo gihe nza kuyibona nayo gukora amabara menshi wayibonye ukoze ishuro 19 nago wazibara musa kundi wa mugabo utacika intege nyine ariko bazo guhera 2017 ushaka gategwa kayibona 2025 so nabwo yeshejwe n'umubyeyi uyu munsi tuvuga ngo Imana imuyirukure idashira kabisa yego so ubwo rero icyo gihe yavati twayigurishije cya cyuma ndakigurisha mu kazi nguzu dufaranga mbabeshya ko mu rugo hari ikibazo inzu yo mu rugo yagurutse kandi ari ngi igomba gusanira mu rugo baranguriza mu rugo nawo ndababeshya ngo mfite ikibazo mu kazi hari igikoresho cyo mu kazi cyagize ikibazo bari kunyaka amafaranga nabo bareba katungo batanga banyohereza amafaranga ya mafaranga 1 miliyoni zose ndaziterwa nzihereza cyacyumbura kigurisha cyane yego umusendana nambwira ati hubwo ati n'imyenda nimwe tutazambara tuzabitangure y'abantu byihera ni kuko nitugenda nago uzapakira ibyo byenda byose n'ibikweto nabyo nanatangiye kubiha abantu yego ndangije za 1 miliyoni zose barazinwaye 2019 mu kwa 12 ujya kuzimuhase byagenze gute urumva arakubwiye ati uzazana 1 miliyoni nzakongereraho 1 miliyoni twambuke tujye Burundi tushaka ibyangombwa tugende byagenze gute kugira ngo amafaranga yose uragurije ababyeyi abandi uravuze inzu yagurutse ibiki n'ibiki urumva habayeho gushakisha amafaranga uburyo ngomba kubona izo 1 miliyoni ndangije kuzibona icyakurikiyeho n'iki laissez-passer yo naramaze kuyibona yego ahubwo yaje kumvugisha arambwa ati amafaranga nuyabona uze kumbwira ubwo niko twavuganaga nimaze kubona ya ndabura haya nyuma nza kumbwira ko ya mafaranga nayabonye arambwira ati uze kunsanga Baoba ati nugera Inyamirambo atuzamuka umuhanda w'amabuye yego ubwira umotara kuzane kuri hoteli yitwa Baoba Inyamirambo nyuma za kumamaga ati rero wikiri guza Inyamirambo nkuvunane ahubwo ngenda aza kugusanga ku kazi aza kunsanga ku kazi amafaranga nyafite ku kazi muri ambirope ariko nawe ubizi ku kazi arangije araza twicarana mu modoka yego arambwira ati rero nusoza akazi uraza mu rugo tubariho turara turazinduka tugenda yego icyo gihe sinzi uko byagenze kugira ngo mwize arambwira ati genda ubanze ukora akazi ntugasoza nimugoroba uze kuza
yego ntago nzi nanjye uko byagenze muri uwo kugira ngo nyine umuntu mfate miliyoni 4 z'icyo gihe nzimusigire ngo mvuge ngo ninsoza akazi ngo wa muntu ngari bumamagane ngo tujyane. yego miliyoni kandi nye wazimuhaye kandi twaricaranye mu modoka nkazimusigira nkavuga ngo ngiye akambwa ati genda uri mu kazi nusoza akazi umbwire ndaza nkufate tuze kwita tujyana mu rugo tubariho turazinduka mu gitondo tugiye Burundi. yego ese pasi nyicaranye nyifite bati ngiye kwibera umunyamerika cyane. Nuko byagenze rero miliyoni 4 mba nzitwaye gucyo. yego ya nimero nasoje akazi ndayihamagara ndayibura ngerageza gushakisha cyane no kurega ariko wa muntu twaje gusanga ya nimero nyuma tuyibura irengero banatubwira ko ngo nyirayo atariho yapfuye. sinzi niba n'ubu bigishoboka ariko batubwiye ko nyiri iyo nimero atawe uwo yari baruye atariho. Noneho wibuke ko icyo gihe mbere ya covid ho gato ntago nyine ukuri bisigaye ikora bitandukanye na kijya gihe mbere uko CID yakoraga. Ubu noneho bwo benda RIB yabishyizemo imbaraga kuko abesikoro babaye benshi cyane na RIB genda ishyiramo izindi mbaraga n'ubundi bwenge. Urumva nyine mbere umuntu yarakwibaga mana akaguheza. Ubwo icyo gihe nuko naje guhomba za miliyoni 4 utuntu twose maze kudutanga mu kazi ndifite ideni nicucuye 2019 mu kwa 12 tuba twinjiye mu kwa mbere mu minsi mike mu kwa gatatu covid ngibiraje. Wabifashe gute kuba miliyoni 4 icyuma aragurishije mu rugo wagujije udufaranga ku kazi wabeshye ko inzu yo mu rugo yagurutse wabaye nk'ababandi bahora bica ba nyirakuruti mukecuru yapfuye ibiki byose wabaye nyine wumvise umeze urugendo rw'ubuzima kugira ngo ugafate cyangwa ugire icyo ugeraho ntago bigendera mu nzira igororotse. Urumva kandi n'abandi bantu bose bari mu bihugu by'Iburayi ntago ari uko bagiriye mu nzira igororotse. Hari abiyise abanyamurenge, hari abayise impunzi atari zo kugira ngo bagere muri ibyo bihugu. Ntange rero kuba nari bushakisha amafaranga nkabigira ibyo mbeshya kugira ngo nyabone njye mu gihugu cy'isezerano. Ariko ari igihugu cy'isezerano. Mukita gute igihugu cy'isezerano? Bigenda urumva muri Amerika nyine n'iyindi. Igihugu cy'isezerano kiruta iwanyu wavukiye wumva ari igihugu kimeze gute? Naga ari icyo ni nkuko n'umwana wo mu cyaro. Nyine njye ko kabazo najyaga kwibariza kuri wowe. Oya kugira ngo usubize neza ni nkuko nawe wavuye mu cyaro ukaza i Kigali. Nukuvuga ngo iyo uvuye rero mu Rwanda ujya mu bihugu by'Iburayi byateye imbere ntago ari kuba wanzi wanyu ariko niko ubuzi kari hano ushobora kujya guhigira bigakunda cyangwa bikihuta vuba. Si wanyu nta sezerano nuko ari igihugu nyine gifite iterambere kiruta igiwanyu. Ako ngemba numva ntabyita sezerano sinzi ariko nanjye nuko nakuze mbyumva yuko ari buri wese ari inzozi. Hari benshi bafite izo nzozi. Igihugu cy'isezerano so yumva icyo gihe nyine cyabayeho ni depression ntabwo of course yabura agahinda gakabije no kwijandika noneho niyobye bwenge cyane. Icyo gihe singiye sinanywaga n'inzoga cyane ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo ngiye nahise nangira no muri covid kunywa inzoga bikabije cyane. Yego mba muri ubwo buzima. Muri icyo gihe nibwo nyine wa musheri wanjye twinjira muri covid. We nibwo muri covid ari gukora ibiganiro bitwika. Bivuga neza DJ Brian nibwo yakoraga ibiganiro bitwika muri covid. Yego ariko icyo gihe muri covid twari tubanye neza. Yego nabaga Kimisagara nabaga Kimisagara ba Nyamirambo kujya nyuma. Yego dusurana dufashanya byinshi. Ntago nshaka gusubira mu ibyo navuze abantu barabise batajya ngo nukumwibasa nuko ari bwa buhamya bw'umuntu nyine bw'urugendo rw'ubuzima kugira ngo n'abantu bamenye ko kuyu muntu kuko barakundanye twarakundanye ko naye mfite amafaranga nyemera gukundana nawe cyane ko we nta nakazi yagiraga ntacyo gukora gifatika icyo gihe yari afite. Kandi nyine ari umwana ukiri muto ufite amafaranga ubukeye mba nicaranye n'abakire byonyine no kumbana na groupe nabaga nicayemo. Ariko ibaze niba nabaga mu Kimina cya boss wanjye utunze amakamyo dushobora kuba twicaye ku meza amwe. Ubwo se wari kunsuzugura ushingiye kuki? Ntaho ndi umwana muto wicaye mu bandi bagabo nshobora kugura rawundi kuko amafaranga nabaga nayabonye. Wari bunsuzugure uri umukobwa witwaje iki? None ndi n'umusore. Ayi faranga rikubise? Nari ndi n'umusore noneho kandi ukiri muto. So ubwo rero naho naje guhombera naho naje gukenera nibwo twinjiye muri covid rero ibintu birahagarara kakazi karahagarara ubuzima burongera baraducanga bundi bushya.
gusa ku bw'amahirwe kuko icyo gihe nari inshuti na Pastor Togene yajyaga ngira inama ariko sinyumve, ariko bigeze muri covid nangiye noneho kumubwira ati ni danje musaba nka 5 cyangwa 2 byo kurya, nibwo yambwiye ati nubona bya bintu nakubwiraga ati ko bikubaye nyine ibyo yambwiraga hari uburyo yabonaga nsesagura amafaranga, hari nawe yabonaga ngendana na wenda batafite icyo bangezaho nk'ibyo byose ari gihe ukundana n'umuntu bamukubuza ariko ntubyemere. Yavuze ati mbwira uwo mugendana ndahita nyuriwe. So ubwo rero nibwo muri covid byabaye gutyo, cyakora 2021 covid irangiye nsubiye muri ka kazi nibwo utwa Pastor Jeune yambwiye ati rero Fabien kugira ngo ugire icyo ugera utera imbere turubona amafaranga, shaka uburyo wazajya gutuzishakira umugore ama n'ubuhamya nawe uburyo yashatse bigoye, ariko uyu umaze gushaka ko Imana kugira neza iguha umugisha ugatera imbere. 2021 rero ka kazi nagasubiyemo kuko katangaga amafaranga, nkorera amafaranga twinje 2022. Ase ako kantu ko gushaka utarakarenga nawe uri muri bamwe bahamya ko nta terambere ry'umusore ngo ikiza ari ukuba yashaka. Oya ntabwo ibyo byo mbihamye. Terambere ushaka kurigira uri umusore kimwe no kushaka kurigira uri umugabo, gusa akarengaho nuko iyo umaze kuba umugabo hari bimwe ugabanya kubera ko wabaye umugabo. Ngo ni nk'ibihe? Hari depasi z'ibigare ugabanya, hari no kuba wafata nk'ibihumbi 100 n'urugero nshobora gukina nk'akadiru k'ibihumbi 100 mbibonye nshobora kwita mfata nka 70 cyangwa 80 nkayaha umugore cyangwa yasigira umugore, noneho veni nkaba arizo ndi kugendanamo nkinjoyingamo cya 30, bitandukanye nuko mfite ndi umusore ibyo 100 kuko nawe uri bunsabe raporo. Hari n'igihe iyo dino nshobora kujya kwikina umugore abizi ko nayigiyemo igomba kuma amafaranga, uko byagenda kose ngomba kwerekana umusaruro wavuye muri icyo kintu. Ariko uri umusore nawe ukugenga uba wisanzura ukajya uko ushaka wishyuye inzu ukadepansa mu buryo butari na ngombwa, ariko uburyo na depansamo nk'ubu gasirenge kitwa ngo inzira ishyushye. Yego uko na depansa kose hari ibindi bibazo bindi inyuma ko nk'ubu ngubu mfite duturanye ajya mbwira ngo inzira ishyuye ubugari burahari nzandwara na senyisa imboga. ubwo rero nibwo yangiriye inama yo gushaka 2022 nari maze kongera kwiyubaka 2022 mpita nshaka nkora ubukwe. Nyuma yo gukora ubukwe wakoze ubukwe cyane nagiye mu murenge ariko biceri by'ubukwe ndasaba ndakwa biceri by'ubukwe waje kubikora ntarayakoreye nyine ntarayakoreye ndayahiga. Yego ubw'amahirwe n'ababyeyi baransapotinga cyongeyeho na Pastor Togene numva niwe wabaye pare mu bukwe bwanjye nawe aranshyigikira n'ababakire bose tubana muri ka kazi baranshyigikira. uyu munsi wa none Fabien iyo wicaye ugatekereza kuri bya bintu watunze, uwo mutungo watunze ivatiri utunge cy'umutunge ki wajyaga wicarana n'abakire, ariko uyu munsi aho uri sinzi neza ko wakongera kwicarana rwose sinzi wumva nyine ari ibintu bimeze gute? Urumva se ni nk'iki wabwira umujene ukiri muto uri mu myaka nk'iyo ngiyo wari urimo akaba afite amahirwe yo kuba ayo mafaranga wakoragaho nawe yayakoraho? Ni iyihe nama yakura kuri Fabien uyu munsi wa none nakurikira iki kiganiro, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese uri kubona amafaranga uyu munsi ariko akaba ari gukina nayo? Inama nagira kunkurikiye, yego, icya mbere ni ukutizera abantu cyane, kwizera umuntu ukamwimariramo. Cya kabiri no gukunda umuntu ukiyibagirwa. Yego, usibye ko hari nk'uwo nyine wenda wansikamye akantwara amafaranga, ariko hari n'undi nadepashijeho amafaranga ndamukunda ndiyibagirwa nawe muri icyo gihe. Sibyo kudakunda umuntu cyane ngo wiyibagirwe no kutizera umuntu cyane, no kutizera umuntu. nk'ubwo muntu naramwizeye mfata amafaranga numva ngagiye kunjyana muri Amerika, yego, birangira yatwaye. Ikindi ni ukuba uteganya ahazaza. Ahazaza iyo ugiye kureba nk'abasaza wumva ngo umusaza ngo uriya musozi niwe cyangwa kira cyetaje n'iki ngo haraniwe, aba yarateganyije kera. Udufaranga uri kubona uyu munsi wa none duteganyije hazaza, kuko uyu munsi nk'ubwo icyo gihe amafaranga abantu babonaga muri sauna uyu munsi wa none ntago bakiyabona. Bibaze ko aya mafaranga icyo gihumbi kera umuntu yatsiritiraga, watsita nk'abantu 10 kabuzinga inote yawe y'10 cyangwa 5 kabuzinga inote yawe 5 urayibitse. Ubu aba boss bamenye ko birimo amafaranga, kuko abatipe bakoraga icyo gihe babonaga amafaranga bagatangiza n'izindi business zabo. None abakire bashoyemo akaboko ubu ngubu muragabana. Yego, urumva rero umutipe utarasevinze icyo gihe nawe aracyari guhasoringa nkatwe twese. Kini nicyo nabwira abantu nyine igihe ubona amafaranga kuko wowe wari utabara cyane
ariko nanone ni uko nagize umwaka nkibwa iyo nibwa icyo gihe byanga bikunda nari nazamutse wambwiye ko nayasesagura ntabwo byabura buke afite ubufate oya nari ko nyafite hari ugusesagura ariko unakora hari no kwibigwa rimwe ugaterurirwa rimwe ko byagenda kose icyo gihe nubwo nari busesagura wasahuriwe mbarara icyo gihe nubwo nari busesagure hari ugusesagura ariko ufite ibikorwa byinjiza ku uyu munsi none hari umuntu ujya mu kabari yego akahasiga 100 ariko asize 100 afite ibikorwa birenga nka 3 byinjiza hari no kuba wasiga 100 ari akadiri wakinye rimwe ayo mafaranga ukayabona cyangwa se uhembwa umushahara ariko icyo gihe nubwo nawe busesagure mfite ibikorwa byinjiza kandi mfite n'umushahara nta kosa ryarimo nuko bayantwariye rimwe ni iki wicuza aka kanya nkawe nka MC Fabi kintu nicuza nyine no kuba amafaranga nabonye icyo gihe ntaragiye nyaguramo ubutaka yego ikindi nicuza nanagiraho inama abasore wa musore unkurikiranye uwo mukobwa muri guteretana uwo mukobwa ukubwira ngo aragukunda banza umenye icyo agukundira ese ko kuri ku rwego rwo kuba yagukunda hari n'ukuntu utereta umukobwa mwiza yego ubona karenze n'abantu bose kuko bakubwira ati umukobwa ararenze si uwawe sagukwiye wowe ukabyanga yego ariko nyamara hari ibyo nagukundira umuha utanamuha ibya mirenge ariko akwisanzuraho ukaba ubasha kuba wamwishyura geto ntushaka kumuhura abantu ejo bazitangira sevarate oya abo bakobwa mani abo bakobwa baturira mu mibare umukobwa murakundana ukamufasha ukitanga wowe ukaniyima mani usiko hari n'abantu bajya mu madeni nanjye hari amadeni najyagamo kubera urukundo nkunda umuntu yenda just uyu munsi arambwira ati nshaka 10,000 ngiye kujya muri salo cyanyatse 10,000 nabyo mfite nabiguza kugira ngo me wa mukobwa ubwo rukundo narubayemo inama nagira abana b'abasore muve mu rukundo rw'abakobwa babajyana mu bigare byo guhora musohoka ngo mwari ifi mwari inkoko mwasohokeye ahango wamusukisha wamukoresheje ayo mafaranga uri gupfusha ubusa gucyo kukuri kuyabona hari igihe kizagera waza n'umugore wakajya yirirwa asa nabi kandi hari igihe ari kuzaguma asa neza kubera ko wasevinze hari igihe umwana waziga mu kigo kibi giciriritse kandi wari kuba warasevinze amafaranga azatuma umwana we yiga mu kigo cyiza uyu munsi wa none ukaba uri kuyapfusha ubusa kuko uri umusore inama nagira abasore ayo mafaranga uri kubona wa musore we wiyapfusha ubusa winjoyinga winezeza ya sevinge kugira ngo igihe uzaba warageze igihe cyo kuzana umugore umwana wazige mu kigo cyiza ndetse muzabeho neza niyo nama nabaha kuko ngibyo nabiciyemo byo kwinezeza byo kuryoshya cyangwa se igihe uzaba ugeze mu bihe bibi twatundi wa sevinze tuba ari two tukugoboka yego nge rero ubuzima bubi nabuciyemo n'ubuzima bwiza bwo gutunga amafaranga yanjye ndi umwana muto ndabuzi utunga inote yawe ya senyisa ukaba uyifite nta kibazo ufite ku myaka ya 21 n'ibiri narayatunze utunga inote ya miliyoni 2 narazitunze ku myaka yanjye 22 yego ariko icyo nshimira Imana nubwo ibyo byose nabiciyemo nyuma narongeye ngaruka mu murongo mwiza w'agakiza Imana yaranamfashira nanshyigikira yego ubu ko bimeze kose nubwo nyishakisha ndashakisha nk'abandi bose ariko si imeze nabi cyane bitugana ku musozo hari utubazo duke nza kugenda nkwibariza uhuza gute kuba ufite famiye njya nkubona rimwe na rimwe nkabona uvuye kwicyurira abana ku ishuri ubundi nyine nkakubona muri rihaso uhuza gute Fabiye w'imihanda n'umuryango ibyo bintu bihuza gute ubundi hari Fabiye wo mu rugo yego ubana n'umugore n'umwana hari na Fabiye wo ku mbuga nkoranyambaga abo ni abantu babiri batandukanye uvuze kumbwira batandukaniye he Fabiye wo mu rugo atandukanye na Fabiye abantu babona kuri kamera mu nkuru zimwe na zimwe cyangwa mu biganiro bimwe na bimwe yego abantu no muri comment bakaba bamwandikira bamutuka bamwita ikigoryi banavuga ko umugore we yagowe uwo ni Fabiye ariko Fabiye wo mu rugo yego ni Fabiye wubaha umuryango we wubaha umugore we n'umwana we ni Fabiye ukunda umugore we ni Fabiye ujya guhiga kugira ngo wa mugore we umuryango abeho neza kandi yishimye iyo ndi mu rugo nkora inshingano nyine za kibyeyi niyo ndi mu rugo mba ndi umuntu usanzwe muri quartier sinjya nango njya nigira ngo umuntu nguzwi ngo kuri social media cyangwa umusitari yo ndi muri quartier mba noroheje ibintu nkibana n'abaturage bose mu mahoro
nkita ku muryango wanjye nyine nguko niba umwana amasaha yo ku ishuri ageze ndi mu rugo wenda umugore adahari ngiye mva mu rugo ngajya kwicyurira umwana wanjye ku ishuri yego ntamugeza mu rugo nkamugaburira nkamwoza nkamuryamisha nkaba ndi umubyeyi mu rugo ibyo bituma umugore wanjye abinkundira akabinyubahira nanjye nkamwubaha uwo ni Fabien wo mu rugo Fabien rero ku mihanda mba ndi ku mihanda nyine ndi guhigo nshaka hiti nshaka n'amafaranga n'ibintu bibiri hari ugushaka hiti n'amafaranga wowe bihigira rimwe mbihigira mu rimwe gihe hari bamwe bahiga hiti idafite amafaranga yego nge rero noneho ndi hano muri iki kibuga nk'umuntu ufite tageti y'icyo nshaka kugeraho yego kandi birimo biraza urashaka hiti imyaka ingahe maze nihiringa ubu ewana icyizere kirahari sigaye mbona ugurisha ibibanza oya nibyo ndi no kubaka noneho oya hora uragira uti wowe ni ufite tageti ngewe ntabwo mba ndi muri social media kugira ngo menyekane mbe umusitari gusa ibyo ntacyo biba bivuze niyo mpamvu ujya mvuga ati wenda niba wagize n'amahirwe ukagira umugisha ugakora ukabona birakunze tangira usevinga kuko iyo hiti hari igihe irangira ariko si irangiye ukuyemo iki ase ubona kwikaraga kuri ino mihanda byonyine ubwabyo byatunga umuryango ntabwo byawutunga udafite utundi tuntu ukora ku ruhande udafite utundi tuntu ukora ku ruhande tugusapotinga yego nyine uzabaho bwa buzima nk'ubw'abandi busanzwe bwo kubaho upfundikiranye ariko ntabwo ari akazi waba ngo kuba ngo uri umu content creator noneho nusi ni abajeni benshi tuzi bari hiti ku mihanda kandi noneho reka mbikubwira buriya abasitari benshi cyane abantu bamenyekana cyane hari igihe iyo umuntu ari kuri kamera aza ari smart asa neza agaragaza ko yagafashe ariko mu bundi buzima amerewe nabi ari hasi cyane ivuga ko ari nako hafi ya bose babaye abasitari benshi niko bagaragara noneho ugahura n'umuntu akaba azi ko ngo ufite amafaranga kuko ngo uri umusitari akubona kuri mbuga nkoranyambaga nyinshi rimwe yakubonye mu ndirimbo runaka ubundi yakubonye kuri TikTok wapostinze ifoto nziza cyangwa video nziza akagira ngo amafaranga warayabonye urayafite kandi ubuzima ari danje abasitari benshi niko tubayeho noneho by'umwihariko abantu bakorera kuri za YouTube n'ama TikTok buriya buzima babamo ni fake life ngiye rero ntabwo nyishaka kuba mu buzima muri fake life ndashaka kuba mu buzima bwa nyabwo apana ibyo kuvuga ngo nagiye gukodesha imyenda ngo nicare kuri kamera ngo umuntu abone nambaye neza kandi nyuma ya kamera iyo myenda ndi buyisubize cyangwa se nanayitiye no yego ariko ntago ubuzima nyine ntago kuba ku mihanda ya YouTube gusa byagutunga udafite ikindi kintu ukora yego wabaho ariko ntago uzabaho nkuko abantu babibona ko ari kubayeho abantu bazabona kuko uri guca ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye bagira ngo nyine ukuri umusitari ni nako ufite amafaranga yego ariko ntago abasitari bose bafite amafaranga ntago abantu bose baba kuri YouTube ari uko bafite amafaranga ntago abantu bose tubona ku ma TikTok no ku ma Instagram bapostinga amafoto meza bambaye neza bari kurya neza ni turi gukorera muri hano bahita muri Star Motel mwibutse ko nanone aha niho hantu hambere ushobora kuba wasohokera ukamererwa neza cyane yego nyine ubu twicara niba uri hano i Nyarugenge ukaba utazi Star Motel hano Norvege menya ko wamaze gucikanwa niho hantu hambere hasigaye hateranira icyitwa abasitari uyu munsi wa none wo bita Karufani niwe uza kubasusurutsa muri iri joro ku munsi w'ejo bamwe ngo inda zishobora guterwa ari nyinshi kuri Severance nawe urayizihiza tuniganira ku musozo nayo nizihiza ubu madame ejo nta kuntu uzamutungura none zari umunsi namutungura twe turashaje ntabwo ibyo tukibijyamo kereka ngamwe wabasore kare uwo muntu abakigwana ka Minervare n'imvange ngo urajya kuryoshya mwana ibyo nyine nibyo beshi arabajeni twe twicaranye barambwira ngo ibya Severate n'imyijoto Aka twisoreze ikiganiro gusa dusoze tubwira abantu bajene niba ufite amahirwe yo gukora uyu munsi kabiri gukunda sevingira ejo hazaza kuko hari igihe bizaba bitagikunda kandi baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima yego Fabien ka ngushimire kandi ngubwire ngo wakoze cyane namwe mwakoze kunamira